nuhimbazwe urakomeye, nuhimbazwe uravuga bikaba, nuhimbazwe urategeka bigakomera. Mana tuzinduwe no kuvuga gukomera kwawe, nzinduwe no kuvuga kwera kwawe, nzinduwe no kuvuga imbabazi zawe, nzinduwe no kuvuga ngo nta yindi mana, nta yindi mana yo kubahwa, nta yindi mana yo gukomera, nta yindi mana itari iyo gusingizwa, nta yindi mana itari iyo kubararirwa, nta yindi mana itari iyo kuramwa, nta yindi mana itari iyo gukiza. Nzindutse mvuga ngo uri uwera, nzindutse mvuga ngo urakomeye, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana yanjye, mwami wanjye, ninde wagereranywa nawe? Ninde wagereranywa nawe? Ninde wakora nkawe? Ninde wavuga nkawe Yesu? Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, nuhimbazwe Mana yacu, nuhimbazwe Mana y'imbaraga, nuhimbazwe Mana y'ubutware, nuhimbazwe Mana y'ubushobozi, nuhimbazwe Mana ivuga bikaba, nuhimbazwe Mana itegeka bigakomera. Mana nzindutse nihuza n'imbaraga zawe, nzindutse nihuza n'imbaraga zawe mwami, za mbaraga mwami, za mbaraga zaremye, za mbaraga zivuga bikaba. Nzindutse nihuza n'imbaraga zawe mwami, muri iki gitondo ndihuza n'imbaraga zawe, muri iki gicuku turihuza n'imbaraga zawe, muri iki gicuku ndihuza no gukomera kwawe, muri iki gicuku ndihuza mwami no kugira neza kwawe. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Himbazwa Mana nziza, himbazwa Mana nziza, himbazwa Mana nziza. Urera urakiranuka Mana, urera urakiranuka Mana, urera urakiranuka Mana. Oh haleluya, haleluya murengezi, haleluya mucunguzi, haleluya gakiza, haleluya buhungiro, haleluya, haleluya, haleluya. Icyubahiro ni icyawe Mana. Aya ni amasaha tuje imbere yawe, aya ni amasaha tuje kwaka gukomera kwawe, aya ni amasaha mwami. Ari hano, yego, ari hano, ari hano ngo duhezagire, aturemesha dukize, nitwizere ijambo ryiwe. Ari hano, uri hano kugira ngo duhezagire mwami, uri hano kugira ngo duhe umugisha wawe Mana, uri hano kugira ngo mwami tugirire neza. Tuzinduwe no kwihuza n'imigisha yawe, tuzinduwe no kwihuza n'imigisha, turihuza n'imigisha y'amajya n'amaza, turihuza n'imigisha yawe mu izina rya Yesu Kristo. Tuzinduwe no kugira ngo mwami twiyomekanye n'ikirere cy'imigisha, tuzindutswe no kugira ngo Mana twiyomekanye n'ikirere cy'imigisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina rya Yesu. Mana y'imigisha, Mana y'imbaraga, Mana y'ubutware, nta kindi kituzanye ku birenge byawe. Dukeneye umugisha wawe Mana, dukeneye umugisha wawe Mana, dukeneye umugisha wawe Mana, dukeneye umugisha wawe Mana, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nta kindi kidukanguye, nta kindi kitubyukije, nta kindi kitwicaje, nta kindi kiduhagaritse, nta kindi kiduteye kugushaka mu maso. Dukeneye umugisha wawe Mana, dukeneye kwambara umugisha wawe, dukeneye kwitwikira umugisha wawe, dukeneye gukenyera umugisha wawe, dukeneye izina ry'umugisha mu izina rya Yesu. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Turihuza n'imbaraga z'imigisha, turihuza n'imbaraga z'imigisha, turihuza n'uwo mugisha mu izina rya Yesu. Uri hano mwami, uri hano mwami, uri hano Yesu, uri hano data, uri hano mwami ngo uduhe umugisha, uri hano mwami. Haleluya. Rakaya boshakataka, rakaya bosheketaka ya masika, rekozole masikete rebora ikre, marikele ngorobo shatakaya,
Orakaya masiketa karika. Mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Himbazwa mwami mwiza, himbazwa Yesu mwiza, himbazwa Yesu. Cyubahiro ni cyawe Mana, cyubahiro ni cyawe Mana, wowe utuye ahirengeye hagati y'ibisima bine bihora biduhimbaza. Amashimwe na yawe Yesu, wowe utuye ahirengeye hagati y'ibisima bihora duhimbaza. Cyubahiro ni cyawe Mana, cyubahiro ni cyawe, wowe utuye ahirengeye mwami. Cyubahiro ni cyawe, wowe utuye ahirengeye. Icyubahiro ni cyawe, ntawe muzagisangira mu isi no mu ijuru, ntawe muzagisangira. Cyubahiro ni cyawe, ntawe muzagisangira mu nzu yanjye, ntawe muzagisangira mu mateka yanjye, ntawe muzagisangira. Cyubahiro ni cyawe ma, mu isi no mu ijuru ruwera. Cyubahiro ni cyawe, ntawe muzagisangira mwa. Nzinduwe no kwihuza n'icyo cyubahiro, nzinduwe no kwihuza n'imbaraga z'icyubahiro cyawe, nzinduwe no kwihuza n'izo mbaraga. Cyubahiro cyawe kintwikire, cyubahiro cyawe kinyambare, cyubahiro cyawe kinyenyeze, cyubahiro cyawe mwa. Nzinduwe no kwihuza n'izo mbaraga mwa. Wowe utuye ahirengeye hagati y'ibisima bine bihora biguhimbaza. Amashimwe na yawe Yesu, wowe utuye ahirengeye hagati y'ibisima bine bihora biguhimbaza. Amashimwe na yawe ma, amashimwe na yawe Yesu, wowe utuye ahirengeye hagati y'ibisima bine bihora biguhimbaza. Amashimwe na yawe ma, amashimwe na yawe. Ndatuza umwuka wanjye ko amashimwe na yawe, ndatuza ubugingo bwanjye ko amashimwe na yawe. Amashimwe na yawe, wowe utuye ahirengeye. Amashimwe na yawe, wowe mwami ushobora byose. Amashimwe na yawe, wowe ukiza umuntu agakira. Amashimwe na yawe, wowe uruhura umuntu akaruhuka. Amashimwe na yawe, wowe urengera umuntu akarengerwa. Amashimwe na yawe, wowe mwami ugira icyo ukora kigakoreka. Amashimwe na yawe. Ndabihamya ko nta wundi wo gushimwa, ndabihamya ko nta yindi mana ibaho yo gushimwa. Ndabihamya. Zinduka uramye Imana, zinduka uhimbaza. Reka umwuka wawe uramye Imana, reka umwuka wawe uramye Imana, reka umwuka wawe uhimbaza Imana. Himbaza Imana uyibwira ko amashimwe ari ayawe. Amashimwe na yawe Mana, wowe useruka ugaserukana intsinzi. Amashimwe na yawe Mana. Haleluya. Wowe urinda umuntu akarindwa. Amashimwe na yawe. Wowe upfumbatura ibiganza mwami ugaha umuntu umugisha. Amashimwe na yawe. Wowe uca inzira hatari inzira. Amashimwe na yawe. Oh haleluya, haleluya. Amashimwe na yawe Mana. Kuba turiho nishimwe ryawe, kuba twicaye gutya nishimwe, kuba duhuze ukangutse nishimwe, kuba turi kuvuga bikemera nishimwe, kuba mwami turi gutekereza nishimwe, kuba tuzi aho turi nishimwe. Amashimwe na yawe Mana. Amashimwe. Ibindi byose bikubitwe hasi. Ibyari byahagurutse kwihimbaza bikubitwe hasi. Byari byahagurutse kutwishima hejuru bikubitwe hasi. Andi mazina yose akubitwe hasi. Izindi mbaraga zose zikubitwe hasi. Hasigare mwami,
hashimwe imbaraga z'uwaremye ijuru n'isi, hashimwe imbaraga z'uvuga bikaba, hashimwe halalala, hashimwe Imana, Imana ikora, hashimwe Imana yaremye ijuru n'isi. Himbazwa Yesu. Fatanyije n'aba bera mwami, fatanyije n'abana bawe, tuvuga ngo himbazwa, tuvuga ngo himbazwa, himbazwa mwami. Icyubahiro ni icyawe, icyubahiro ni icyawe ma, icyubahiro ni icyawe. Haleluya. Wowe tuzindukanye muri zinduka uharura inzira, Imana y'amahoro iguha umugisha. Ndagira ngo ubwire Imana ngo nzindutse nje guharura iki n'iki, ubwire Imana ikintu uje guharura. Haleluya. Iyi Imana igukomanze lebo zikandelebo, hari aho ibigiye kugusohora uyu munsi, hari aho turi busohoke. Imana ishimwe, hari ahantu uri busohoke, hari aho ndi busohoke mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Imana ihimbazwe. Ntabwo ari imbaraga zacu zitubyukije, si ubwenge bwacu, si uko turusha abandi igikundiro ku Mana, ahubwo ni umugambi w'Imana. Imana ishimwe. Hari abantu benshi basengera kubyuka aya masaha. Wowe ubyutse himbaza Imana, wowe ugejeje aya masaha himbaza Imana. Haleluya. Uhimbaza Imana. Hari imbaraga zidasanzwe Imana ihimbaza. Aya ni amasaha. Ejo nibwo narindi kuganira n'Imana, Umwuka Wera arambwira ngo ni amasaha y'abavuzweho n'Imana. Elekotakalango lobolokoti, ni amasaha y'abavuzweho n'Imana, ni amasaha yo gusohorwa ku bavuzweho n'Imana. Ntabwo imbaraga, hari imbaraga zitagomba kuguherana. No, ntabwo ziri buguherane. Uyu munsi urahasohoka mu izina rya Yesu. Ubwira Imana ngo Mana nzindutse mparura, iyi ni zinduka uharura inzira. Gira umuntu umwe, haleluya, gira umuntu umwe ukangura, gira groupe ushyiramo, kora umurimo wa data, zinduka ukora umurimo wa data. Erega ni umurimo woroshye. Gira umuntu ubwira ngo zinduka uharura inzira. Nibura ku munsi ujye ubwira abantu 5, babwira ngo zinduka, senga, injira muri iryo sengesho, urakira, urabohoka. Niba hari aho rimaze kukugeza urakira, niba hari aho rimaze kugufasha urakira. Umunsi w'ejo numvisha amaudio menshi y'abantu Imana iri kugirira neza, Imana iri kubohora. Nibaza ko ndaza gushyiraho hari ku mugoroba muri ndasohoka mu bishaje ninjira mu bishya. Nibaza ko turaza kumva hari amajwi ya bamwe, Umwami nabitwemerera. Imana rero ibaha umugisha uherereye hose. Data guha umugisha aho uri ku migabane itandukanye, Imana iguha umugisha mu turere dutandukanye, Imana iguha umugisha muri iki gihugu cyacu, Imana iguha umugisha ku mipaka y'igihugu cy'u Rwanda. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Nawe utameze neza, wizera Imana, wizera Imana. Aho yagukuye niho hari hakomeye, naho ngaho iraza kwagukura, iraza kwagukura. Ndabizi ko ahari umuntu yararira kurira, ariko bwaki impundu zikavuga. Birashoboka ko iri joro utari umeze neza, birashoboka ko nonaha utari umeze neza, ariko ndahamanya niyavuganye natwe, ndahamanya nikora ibitangaza ko ntabwo uri busigare uko wari uri. Ndabihamya mu izina rya Yesu. Muri ibyo navuze ndabihamya kuri Mana, ibyo ukora byose Mana birabyemeza. Ndabihamya, ndabihamya kuri Mana, ibyo ukora byose Mana birabyemeza.
turabihamya kuri Imana. Haleluya. Nawe ubihamye ko ari Imana, ubihamye ko ibyo ikora byemeza ko ari Imana, ibyo amaso yawe yabonye, ibyo amatwi yawe yumvishe, turabihamya ko ari Imana ikora, turabihamya ko ari Imana ishoboye, turabihamya ko ari Imana ikiza, turabihamya ko ari Imana iruhura. Akanwa kawe kabivuze, kakabyatuye, kakabishimangiye, kakabiteyeho kashe, wakabwiye isi ngo ndabihamya, wakabwira ibikugose ngo ndabihamya, wakabwira ibiri mu nzu yawe ngo ndabihamya, wakabwira ibyakubwiraga ngo ndabihamya, wakabwiye abantu uti ndabihamya. Ndabihamya ko Imana yanjye ari Imana, ndabihamya ko Imana yanjye ishoboye, ndabihamya ko Imana yanjye irabikora, ndabihamya ko Imana yanjye iranesha, ndabihamya ko Imana yanjye iri butsinde, ndabihamya ko Imana yanjye hari ikiri bubikoreho, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Haleluya. Riboze kendele masakataka heriya bosokori mashika. Turabihamya kuri aya masaha saa 9 z'ijoro, turabihamya kuri Bwitamurure kuri aya masaha saa 9 z'ijoro, turabihamya ko abarozi bari burimbuke kuri aya masaha saa 9 z'ijoro, turabihamya ko inzira iri buboneke mu izina rya Yesu. Turabihamya Yesu, turabihamya. Nta waje imbere yawe ngo agusubireyo amara masa, ntawe warwaniriye ngo ananirane. Turabihamya kuri Imana. Ibyo ukora birabyemeza, ibyo wadukoreye birabyemeza, ibyo twumvisha ukorera abandi birabyemeza, ibyo Mwami amaso yacu yabonye birabyemeza, ibyo amatwi yacu yumvishe birabyemeza. Haleluya. Ubihamye vuga ngo ndabihamya ko Imana yanjye ari Imana, ndabihamya ko Imana yanjye ari Imana, ndabihamya ko Imana yanjye ari Imana. Haleluya. Heri karabo rebo zalako takita kala zalaki lemo sikitala lokoraba jegrebo. Hamanya n'umutima wawe kuri bubikore, hamanya n'umutima wawe kuri bubirangize, hamanya n'umutima wawe ko Imana irabikora. Bibiliya iravuga ngo umugabo witwa Saduraka, Meshake na Abedenego bahamanya n'imitima yabo, baravuga ngo Imana yacu ibasha kudukiza. Lakosidrabo. Bwira ibikugose, bwira ibiguhinyuza, bwira hafi, bwira ibisakuza, babwire ngo Imana yanjye ibasha kunkiza, Imana yanjye ibasha kundengera, Imana yanjye ibasha kubikora, Imana yanjye irabishoboye. Ndabihamya irabishoboye, ndabihamya iracyakora, ndabihamya iracyakiza, ndabihamya iracyanesha, ndabihamya. Haleluya. Ibasha gukora kuri aya masaha. Ubwira ibyo bintu bigutugatuze uti Imana yanjye ibasha kubashwanyaguza. Ubwira iyo gereza ngo Imana yanjye irabasenya. Ubwira ubwo burwayi ngo Imana yanjye irankiza. Bwira iyo nyanja ngo Imana iragukamya. Bwira icyo kigeragezo ngo Imana irakurangiza. Bwira icyo kintu kibwire ngo ni minota mike Imana ikakurangiza. Muri ibyo navuze aravuga ngo n'igihe giti intambara igashira, n'igihe gito urabugacyaha, noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda. Ni igihe gito, ni igihe gito wantambara ukarangira, ni igihe gito wanduru ugaceceka, ni igihe gito, ni igihe gito, ni igihe gito. Kibwire ngo ni igihe gito, ni igihe gito usigaranye, ni amasegonda make, ni iminota mike. Reposika. Ni igihe gito. Bitangarize ko ari igihe gito, ni igihe gito, ni igihe gito cyane, ni igihe gito kitageze ku isaha, ni igihe gito kitageze ku masaha, ni igihe gito kidasigaje icyumweru, ni igihe gito kidasigaje ukwezi, ni igihe gito. Buri kintu cyose gifite amatwi, ukibwire ngo ni igihe gito.
ibyo bihamye ubwire ngo ndiho ndakumva usenyuka, ndiho ndakumva urangira, ni igihe gito mu izina rya Yesu. Haleluya. Uko niko gusenga uhamanye n'Imana yawe. Mana ihimbazwe. Mana ishimwe. Uzinduke halebosolo koliba, uzinduke miselebo. Aha Dieudonne ati umbe hafi Mana. Haleluya. Tuzindukanye na Dieudonne, mube hafi, mube hafi. Nawe ubwira Imana yawe turi kumwe, yibwire ngo mba hafi Mana. Uyu munsi umbe hafi, nzinduwe no guharura inzira, mwinginga ngo umbe hafi, aho ndi bwinjira umbe hafi, mu byo ndi buvuga umbe hafi, mu mirimo yanjye umbe hafi. Uyu munsi umbe hafi Mwana. Turingingira Dieudonne ngo mube hafi, mube hafi, ibiteye ubwoba bimuhunge, umube hafi, ntambara zirangire, umube hafi, abanzi bakorwe n'isoni, umube hafi, Satani aburirwe irengero, umube hafi. Nawe tuzindukanye, bwira Imana ngo umbe hafi, umbe hafi, uyu munsi umbe hafi. Uyu munsi muri byo narembye aravuga ngo nyemerera ngendane nawe, nyemerera ngendane nawe, munsi nyemerera ngendane nawe, nyemerera ngendane nawe, nyemerera ngendane nawe, nyemerera ngendane nawe, Mana nyemerera ngendane nawe, uyu munsi nyemerera ngendane nawe, nyemerera ngendane nawe, nyemerera ngendane nawe, Uwiteka nyemerera ngendane nawe, nyemerera ngendane nawe. Uyu munsi Imana ikube hafi, igendane nawe. Nigendana nawe imisozi irariduka, nigendana nawe inyanja zirakama. Yaravuze ngo nugera mu mazi ntacyo azagutwara, nugera mu muriro ntacyo uzagutwara. Imana igendane nawe umuriro uzime, Imana igendane nawe amazi akame, Imana igendane nawe. Haleluya. Uyu munsi Imana ikube hafi. Haleluya. Imana ishimwe. Ubwira Imana ngo Mana umbe hafi Ma. Haleluya. Isingizwe Clarisse ati nzindutse nje guharura inyatsi z'abasore badafite gahunda. Haleluya. Yes, azindutse aza guharura inyatsi z'abasore n'abagore b'abanyinyatsi n'abagabo b'abinyatsi. Nawe zinduka uharura umuntu wese w'inyatsi, inyatsi z'abantu, inyatsi z'abantu. Yes, hari igihe wibwira ngo ndaterura bikanga, ndakora bikanga. Hari umuntu wambwiye ngo ngiye ngo nitwa ngo mvoma biva, ngo mvoma biva. Ndamubaza ngo nge mbona ariko niyise kwa Jinara Yesu. Imana ikurinde inyatsi z'abantu, ikurinde. Uyu munsi uharura inyatsi z'abantu mu rugo rwawe, uyu munsi uharura inyatsi z'abantu aho usengera, uyu munsi uharura inyatsi z'abantu mu izina rya Yesu. Aravuga ngo nzindutswe no guharura, Clarisse iharure mu izina rya Yesu. Inyatsi, hari igihe ubutunzi bushira, kumbi nta muntu mwegeranye ukwagura, ahubwo ni abantu b'inyatsi. Abantu b'inyatsi baza baje kwaka utwawe, baza baje kurya ibyawe, baza baje kukwiba, bakwiba mu izina rya Yesu. Bwira Imana ngo Mana nkuraho inyatsi z'abantu, nzinduwe no kukubwira mu isi y'umwuka, unkureho inyatsi z'abagore, unkureho inyatsi z'abagabo, unkureho inyatsi zo mu miryango, nkuraho inyatsi z'abaturanyi, nkuraho inyatsi mu izina rya Yesu. Umwuka w'inyatsi ukurura abantu ku buzima bwanjye nusenyuke nonaha. Senya uwo mwuka ubakurura, senya uwo mwuka bikonegita ukuriho mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu.
ndikuraho abantu badafite gahunda, ndikuraho abadafite gahunda, ndikuraho inzererezi z'abasore n'inkumi, ndikuraho inzererezi z'abagabo n'abakecuru n'abakobwa, ndikuraho inyatsi, zikureho izo nyatsi, zikureho, zitumuke zive mu nzu yawe mu izina rya Yesu. Ziharure mu kirere cyawe, ziharure mu buzima bwawe uyu munsi, ziburirwe irengero mu izina rya Yesu. Uzi abantu bariho umwuka w'inyatsi, ugendana nabo ukadepansa, bakakugurisha ibitagurwa, bakakugurisha ibidafite agaciro. Ugendana nabo ukajya Imana ikurinde inyatsi z'abantu mu izina rya Yesu. Haleluya. Mama Denise ati nzinduwe no kukubwira ngo nkure mu byo ntinsemo. Yes, ko no guharura ibintu utinzemo, Imana ibiharura imbere yawe. Utinze mu burwayi, utinze mu bukene, utinze mu bihombo, utinze mu gasuzuguriro, ikintu cyose utinzemo Imana igiharure ku buzima bwawe. Bwira Imana ngo ndabiharura, nzinduwe no guharura ibintu ntinsemo bidahinduka. Ubivuge mu mazina, uharure intonganya zitinze, ubiharure ibyo bintu mu izina rya Yesu, ibintu bidahinduka. Iyo misozi Imana yigeze yabwira umugaragu wayo Zakariya. Kadusome iryo jambo, onda iyo ndyumvishe kabisa, undi iyo niyumviye ijambo mu izina rya Yesu. Kadusome muri Zekariya. La molongo lo mozokondoro leko robo shiketa karababa herima zekete levo ribasaka harirere masaka tekerele. Ayayaya. Haleluya. Zakariya 4, Zekariya 4, duhere ku murongo wa 6. Aransubiza ati ijambo Uwiteka atumye kuri Debora, cyangwa kuri Zerubabeli ni kwanditse ariko ndashyiraho Debora. Ngira ati si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Wa musozi munini we wiyita iki imbere ya Debora? Uzaba ikibaya, azazana n'ibuye risumba ayandi, barangurure bati nirihabwe umugisha, nirihabwe umugisha. Yesu we, sinzi niba hari umuntu ubyumvisha kabisa mu izina rya Yesu. Ngo wa musozi munini we wiyita iki? Nzinduwe. Haleluya. Hano niko bavuze ngo unkure mu bintu ntinzemo. Uyu wari umusozi munini wari waratinze imbere y'umuntu witwa Debora cyangwa Zerubabeli. Wa musozi munini we wiyita iki? Urahinduka ikibaya. Imbaraga z'Imana yacu ni imbaraga ziri buhindura umusozi ikibaya. Ngo haraza ibuye riruta ayandi, nta rindi ni Kristo. Ni we buye rizima, ni we buye rikomeye. Uyu munsi ibuye rikomeye. Ubwira Imana ngo hinga ibuye rimenagure. Ni we buye rizima Kristo. Menagura uyu musozi utinze imbere yanjye, menagura uyu musozi w'amadeni, menagura uyu musozi w'urushako rubi, menagura uyu musozi w'uburwayi, menagura
nzinduwe no kumenagura uyu musozi mu izina rya Yesu w'ubukode, nzinduwe no kumenagura uyu musozi wo kutabyara w'ubugumba, nzinduwe no kumenagura uyu musozi utinze ku bana banjye, uyu musozi utinze mu rugo rwanjye. Wa musozi we uramenagurika, wumenagure mu izina rya Yesu, wumenagure. Uyu musozi uramenagurika, wa musozi we menagurika, uramenagurika, wa musozi w'ibihombo we, ndakumenaguza ijambo Zekariya 4:6. wiyita iki imbere yanjye, wiyita iki mu rugo rwanjye, wiyita iki mu kazi kanjye, wiyita iki ku mugabo wanjye, wiyita iki ku bana banjye. Rekataka, uwo musozi numenagurike, musozi w'icyanyiro, musozi wo guhoya. uriyita iki? Nzinduwe n'Imana, ijambo ry'Imana rirakumenagura. Zekariya 4:6-7. iri ni ijambo rikomeye rizanywe no kukumena, wa musozi w'urushako rubi we, wa musozi w'ubukene we, wa musozi wa karande we, wa musozi w'ubugumba we, wiyita iki imbere yanjye? None aha ndavuze ngo uramenagurika. Haje ibuye riruta ayandi. Zekariya 4:6. haje ibuye riruta andi mabuye, haje imbaraga zikurusha imbaraga, haje imbaraga zikumenagura, haje imbaraga zikujanjagura. Urahinduka ikibaya, wa musozi we. Imana yanjye irakumenagura, Imana yanjye irakumenagura, Imana yanjye irakujanjagura mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Wa musozi w'inyatsi we, wa musozi w'inshuti mbi we, wa musozi we, mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe. Haleluya, 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 haleluya. Lakatakaraba hakandele papa. Iri jambo nirimanuka ribombe managura uwo musozi. Iri jambo nirimenagure. Iri jambo nirize nka tingatinga, ariko tingatinga abantu barayizi buriya. Iri jambo rimanuke nka tingatinga, iri jambo rimanuke nk'umutingito, riza ari umutingito, ritingise uwo musozi uhinduke ikibaya, uwo musozi uhinduke ikibaya, uwo musozi, mu izina rya Yesu. Haleluya, Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ariko turasenga kabisa ngo nzinduwe umutoni Vete, Imana imuhe umugisha, ngo azinduwe no guharira fiyanse utavuga ijambo rizima. Ariko Imana ijye ibaha umugisha kabisa, ngo atume umutima umuhagararaho. Ntabwo njya ariko reka mbabwire, kandi ko ku mutima azinduwe no guharura fiyanse utavuga ijambo rizima, tumye umutima umuhagararamo. Imana ihe umugisha abera kabisa. Haleluya. Imana ikumvire Imana ikumvire. Se aho twagufatisha gute? Se natwe tuvuga abantu batavuga. Azinduwe no guharura fiyanse utagira ijambo rizima avuga, akaba atumye umutima umuhagararamo. Nagira ijambo avuga mu izina rya Yesu.
warandangije kabisa. Yarandangije. La kole mazalangala zekele kele boringele teke ya mosokota likorobo shikendere masata kalangoliba yakalangolo mosanka tekele holingele mosokondele faidikita loko sakata idoko siketeke faile totala bini dele kosialala melesele foloko santaya la sole mosi telefolenketa yanka sekele fonsantolebo hailele mosakata kaseke. Haleluya. Cyangwa umwuka w'Imana agakora ak'ubuzima bwawe ukumva ibihimbano biri mu isi y'umwuka. Hari abantu bariho bararemerwa amashimwe, hari abantu bari kuremerwa zaburi. Haleluya. Hari abantu bari kuremerwa ibirori, hari abantu bari kuremerwa ibirori mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Yes. Marie Claire nawe ati abo basore turabaharura kabisa. Aka basore ko numva barizengereje abakobwa. Abasore kandi hari igihe nigeze guhagurukira abasore banze gushaka abakobwa. Muri iyo minsi natashye amakwe. Nayo maze iminsi ni gutaha amakwe. Ndumva rero ngiye kubisubiramo. Ndumva ngiye kubisubiramo ko ndumva noneho barongeye babaye amabubu se. Barongeye babaye amabubu. Rero w'Imana bamanukire mu izina rya Yesu. Nagiriwe umugisha ukomeye wo guhangana imbaraga z'abantu bashika, abarozi ariko bashika. Kandi abangaba bajya bafatirana uri mu ntege nkeya, bajya bagufatirana ufite ubwoba bw'ubuzima. Nabonaga abantu barimo barasubizwa mu bihe bya kera, bariho baragendana n'inshuti za kera, bariho baragendana n'isi ya kera. Isi ya kera yaho uvuka, isi ya kera y'ubukumi bwawe, isi ya kera y'ubusore bwawe, isi ya kera. Hari imbaraga zihagurukira kugira ngo zigusubize muri wowe wa kera, ukabona urimo uragendana n'abantu bawe ba kera, uriho urajya aho wabaga kera mu izina rya Yesu. Izo ni imbaraga mbi z'abarozi, ni imbaraga mbi zitari umurozi w'umwanzi gutya, oya, ahubwo ni imyuka iba iri kukoherezwaho ariko ibanze igusubize use nk'umwuka mudindiza. Ndasaba ko umuriro w'Imana, umuntu wese waba uri kugushika, arimo aragushika, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abanjye bava mu bwiza bajya mu bundi. Mu by'Imana yakuremeye ni ukwevuriwa. Aho wari uri uyu munsi ugomba kuharenga. Ibyo wacuruzaga uyu munsi ugomba kubirenga. Ibyo wakiraga uyu munsi ugomba kubirenga. Ijambo ry'Imana wasomye uyu munsi ugomba kurirenga. Amavuta wari ufite uyu munsi ejo ugomba kuyarenga mu izina rya Yesu. Rero hari imbaraga mu isi y'umwuka zishika, zisa nk'izishaka kugusubiza inyuma gato, wowe ukabyuka ukabona ibintu byawe biriho biradindira, ukabona abana bari kudindira, ukabona ibintu wari uhagazemo bibaye nk'ibyiblotse, ukibaza ngo habaye iki. Ukabona mu rugo ibintu biri blotse, haraje akantu kameze nk'agacuditse umwijima, ukabireba ntubisobanukirwe, ariko mwuka weranyereka ko hari abarozi bari gushika, imyuka y'abarozi ishika. Uyu munsi baragira gute? Bararangira mu izina
rya Yesu. Izo mbaraga zikudindiza, imbaraga z'abarozi ariko zamudindiza, imbaraga zikudindiza, zikudindiza. Hari abantu turi kumwe aha bafite inzozi, ukabona uyu munsi ariko urimo uribona muri ya majinsi ya kera, uriho uribona muri ya situwasiyo ya kera. Ubuzima bwawe bwabaye nk'uburi bloke, situwasiyo irimo yiblotse. Ni ikintu kiri très dangereux. Haleluya. Izo nizo mbaraga shaka ko tugira gute, shaka ko duhangana nazo. Mwuka Wera nyereka ko ari imbaraga z'abarozi zirimo zirashika, ziri kugushika, ziri gufata umuntu wawe zikamusubiza inyuma, zikagusubiza inyuma. Wange gusubira inyuma, wange umwuka wose ugusubiza inyuma, wange umwuka ugusubiza inyuma, wange ibihe byo gusubira inyuma. Ukumva uri gusinzira ariko ntugaruka, ukumva urananiwe, umunaniro udafite ubusobanuro. Urumva ufite umunaniro udafite ibisobanuro, urimo urasenga ukumva hari ibintu biri kugukurura, hari imbaraga ziri kugukurura mu izina rya Yesu. Hari igitero cyakugabweho kiri kugira gute, kiri gushaka ko usubira inyuma. Speed wari ufite mu gukora ihagarara, speed wari ufite mu gusenga ihagarara, speed wari ufite mu kuramya ihagarara, speed wari ufite mu kwaguka ihagarara. Ariko uvuge ngo wambaraga we ntabwo mpagarara mu izina rya Yesu. Ndumva ijambo rije muri nge, ndumva ijambo Holy Spirit anganirije. Urigobotora, ndigobotora. Uvuge ngo ndigobotora, ndi kumva ijwi rimbwira ngo ndigobotora. Mu yandi magambo, ndikura mu maboko yabo, ndigobotora amaboko y'umwana, ndigobotora abadayimo, ndigobotora abarozi mu izina rya Yesu. Uzinduke wigobotora, kwigobotora lakatika mu izina rya Yesu. Haleluya. Aba ni abarozi bakuzengereje, ni abarozi wasanga mwicaranye, ni abarozi mugendana, muvugana, bazi situwasiyo, bazi speed uhagazeho, bari kubona speed uri gukoreraho, bari kubona speed urubyaro rwawe rufite, bariho barabona speed, bari kubona speed, bariho barabona speed. Amaso yawe bari kuyereka ibindi bintu mu izina rya Yesu. Ariko uyu munsi urabigobotora mu izina rya Yesu. Hari ikintu umwuka Wera anyibukije. Nibuka umukobwa wanjye yigeze yambwira ukuntu yari agiye gupafuminga, ariko ambwira ukuntu ngo ahagaze yabonye kandi hari ku manywa, ahagaze imbere y'abantu ngo ariko abona inyanja imbere, yumva ubwoba, aravuga ati rero aho kugira ngo nkomeze nze kuba nagira isereri nkomeze, reka mpagarare. Abivamo. Ibaze noneho ibintu abona ahagaze asinziriye. Hari ibintu bimeze nk'ibintu uri kubona biri furu, bimeze nk'ibintu biri kubona nk'igitero, bimeze nk'ibintu ariko ibintu bidasobanutse, ibintu bimeze nk'ibiri kugutera ubwoba. Umuntu wawe imbere ameze nk'uri guterwa ubwoba. Uyu munsi ugomba kwigobotora. Imana ivuze ngo ndigobotora, kwigobotora ni nko kuvuga lazarabo, ndekura. Yes, ndekura. Wowe kubivuga ni wowe Kristo arakora. Aho ndekura mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Wigobotore mu izina rya Yesu. Imbaraga zose zagutsikamiye, wigobotore mu izina rya Yesu. Imbaraga z'abarozi, Mwuka Wera yanyeretse imbaraga z'abarozi
z'abarozi bagabye igitero, abantu bari mu nzozi ariko ziri inyuma, bari muri Debora ariko wa kera, bari muri Anje ariko wa kera. Yes, wowe ukaba uri aha ariko uri mu munyenga, nta bibi bihari, uri kubona uri gutembera n'aba bakobwa ba kera n'abasore ba kera, ambiance ya kera, umuntu wawe ntabwo ari kwevoruwa, arimo arasubira inyuma. Umunsi uzinduke wigobotora mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mbere yuko tubigobotora, reka tubanze ubwire Imana ikubabarire. Bimwe mu bintu bishobora kutugezaho ni ibihe bikeya. Birashoboka ko hari situation umazemo iminsi uri bize, hari igihe ibisubizo biza bikatugira bize. Bya bihe by'umuriro bigasa nk'ibikendera. Tugiye kubwira Imana itubabarire. Ubwira Imana ikubabarire kugabanya ibihe by'ubusabane nayo, kugabanya ibihe byo gusenga, kugabanya. Hari igihe haza ikintu muri wowe kikagutsikamira ku buryo utinda kuri icyo kibazo, kikaremerera umutima wawe, kumva gusenga, kumbi Satani agafatira aho ngaho. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ijambo riravuga ngo umuriro ntukazime, igicaniro cy'Imana ntikikazime, gihore cyaka ku manywa na nijoro. Igicaniro cy'Imana gihore cyaka. Imbaraga zose zaje kuguca intege, Imana ikubabarire, Imana ikubabarire, Imana ikubabarire kwihugiraho, Imana ikubabarire gucika intege, Imana ikubabarire gukomereka, Imana ikubabarire intonganya, Imana ikubabarire amagambo, Imana ikubabarire gutindana n'abantu ukajya kure y'Imana, Imana ikubabarire. Sinzi uko waba uri kubibona, ariko ubwira Imana umbabarire kugabanya ibihe byo kubana nawe, kugabanya ibihe. Ikintu cyose utindanye nacyo usa nacyo, hari igihe ibisubizo biza ugatindana nabyo, ukadamarara. Hari igihe ibibazo biza ugatindana nabyo, hari igihe inshuti ziba nyinshi ugatindana nazo, hari igihe amapate aba menshi ugatindana nayo, hari igihe ongera wisubireho. Bwira Imana ngo mbabarire gutindana n'ibintu n'abantu, mbabarire gutindana n'ibintu n'abantu, nyeza untunganye mu izina rya Yesu. Imana ikubabarire kugabanya ibihe byo gusoma ijambo ry'Imana. Imana ikubabarire bya bihe wagiraga uturirimbo warabigabanyije. Imana ikubabarire gutsikamirwa n'iyo ntambara. Imana ikubabarire guheranwa n'amaganya n'agahinda. Imana ikubabarire ugasanga ufashe amasaha 3 uri kuvugana n'umukobwa n'umusore, ariko Imana umaranye nayo iminota 33. Imana ikubabarire gutindana n'amafaranga. Imana ikubabarire. Hari ibintu byafashe umwanya. Imana itubabarire, Imana ikubabarire. Imana umbabarire mu izina rya Yesu. Umbabarire, ubwira Imana ngo mbabarira aho nafunguye imiryango Satani akabona aho yinjirira. Ubwira Imana ngo mbabarira uko wambonye kose. Ya maraso wameneye ku musaraba i Golgotha nanyeze gukiranirwa kose, nanyeze kugusimbuza abantu n'ibintu, nanyeze kukugira uw'inyuma, nanyeze kugusimbuza, nanyeze guheranwa n'ibibazo n'intambara n'amaganya n'agahinda. Bwira Imana ngo nyeza ntunganya mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imana yacu ihora ari imbere. Ikintu cyadusubije inyuma, bwira Imana ngo ukimbabarire. Amaraso yawe nanyeze mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu natweze. Bwira Imana iminsi yose, ujye ubwira Imana ngo nyeza mu izina rya Yesu. Uraza kubona impinduka mu izina rya Yesu. Haleluya.
Imana itweze, Imana itweze. Reka dusome ijambo ry'Imana. Iryo rero noneho ijambo ry'Imana. Yesaya 47. Mirongo ine na karindwi. Murongo ni wa 8. Murongo ni wa 8. Haravuze ngo nuko rero umva ibi yewe wihaye kwinezeza. Ariko abantu binejeje ijuru rirabazindukiye. Ngo ukicara udabagira ukibwira mu mutima uti ninjye uriho nta wundi. Sinzaba umupfakazi kandi sinzapfusha abana. Uzi ko hari abantu bakugirira nabi bakagira ngo bo ntibyabageraho. Umuntu akakwatura gukenyuka ukagira ngo isi ni iyasi, cyangwa isi ariho yo ntizarangira. Imana irabazindukiye ngo ariko ibyo gupfusha abana no gupfakara byombi bizakugeraho. Umunsi umwe bigutunguye uburozi bwawe. Buriya abantu baroga, sibyo? Abantu baroga mutazagira ngo ni ibyuma, ni abantu nabo bazapfa. Ni abantu Satani yafasheho ububasha. Ni abantu bafite ururimi rukagiyeho ubumara bw'abazimu. Ni abantu bafite umutima wuzuye ubutindi. Ni abantu bafite kwatura kubi. Ni abantu buzuye amashyari. Ni abantu batifuza ko useka n'abana bawe. Ni abantu batifuza ko utera imbere. Ni abantu bafite ishyari ry'urugo rwawe. Ni abantu batifuza ko uwo muryango utindamo. Vuga ngo ariko akanyu karashobotse. Ngo n'ibikagiro byawe badukagira. Ugira ngo ibidutsikamira cyangwa bashika niki? Ni abadukagira. Ukagira ni ukuzirika bagahambira. Ngo n'ibikagiro byawe. Ariko iri jambo ko numva rimfashije. Sinarinzi ko ibikagiro muri Bibiliya bibamo. Ariko Bibiliya ni inyanja kabisa. Ukajya wumva umuntu ngo uriya yarankagiye. Nubwo ari byinshi cyane bizakugeraho byimazeyo, kuko wiringiye ubugome bwawe ukavuga uti ntawe undeba. Ariko dufite Imana igira ite? Ibareba. Hari abantu biringiye amafaranga, biringiye ko bavumira iyo, ariko uyu munsi tuzindukanye nireba hose, ibera hose, iyabahaye umwuka yabarondoye. Umwuka bahumeka bazirika batongera bashika, nta iyawubahaye ngo ntibawurangura. Iyo niyo ibahagurukiye. Ngo bwawe nibyo bikuyobeje uribwira uti ninjye uriho nta wundi. Kubera ko ariko ibyo yaba yibwira ninjye uriho nta wundi, ninjye umugize, ninjye umufashe, ninjye umukaraze, ninjye umugejeje aha, ni njyewe ndamuzutaguje, agushika akabona ibyawe byadogereye, akagushika akabona bakuvugishaga bakuvuyeho, baragushika bakagusubiza inyuma bakabona urahombye. Abantu barashika bakagukagira, bakibwira bati ibye turabirangije, bakibwira ngo ntazatera imbere ntazarenga aha. Ariko Imana igufiteho umugambi irabazindukiye. Ngo nicyo kizatuma ibyago bizakugereho ntumenye irasukiro ryabyo.
ishyano rizakugwira ntuzashobora kuryikuraho, ariko natwe turabazindukiye, kandi kurimbuka utari wamenya kuzagutungura. Kurimbuka. Umva 12, nuko komeza ibikanyiro byawe n'uburozi bwawe uko bingana, ibyo wahirimbaniye uhereye mu buto byawe, ahari aho bizagira icyo bikuvura, ahari bizatuma unesha. Inama zawe nyinshi zirakuruhije. Dayimoni zibagira inama yo kutumaraho kandi bataradushyizeho. Dayimoni zibagira inama yo kutwica kandi bataraturemye. Dayimoni zibagira inama yo kuduhombya kandi isi n'ibiyuzuye ari ibya data. Dayimoni zibagira inama zo kugusenya kandi atari bo bubatse urwo rugo, atari bo bubatse ubuzima bwawe. Ziriya dayimoni zijya zibagira inama, zikabagira inama, ariko dufite Imana izindutse ibahindukiriye, izindutse umva ko ndumva nezerewe. Ngo inama zawe nyinshi zirakuruhije, abaraguza ijuru n'abaraguza inyenyeri n'abahanura ukwezi kubonetse bakavuga ibizaba, nibahaguruke bagukize ibizakubaho. Uranyumva? Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Uyu munsi Imana yacu, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ihagurukiye abaragurisha inyenyeri, abaragurisha izuba, abaragurisha inyanja, umva ngaho none umva ukuntu ijambo rivuze ngo ngaho noneho nibagukize ibigiye kukubaho. Babikizwa n'iki? Ko yabiremye, yaremye ijuru, yaremye inyanja, yaremye inyenyeri, yaremye izuba, byose irabitegetse. Ubukonikoni bwabo bugiye kuburirwa irengero. Umva ukuntu uvuze ngo dore bazamera nk'ibishingwe. Bazamera nk'ibishingwe, umuriro ubatwike, ntibazikiza imbaraga z'ibirimi byabo. Uwo muriro uzaba amakara yo kota cyangwa icyotero cyo kwicarwaho. Hari igitondo mbyuka ariko sinzi niba hari umuntu unezerewe nk'uko nezerewe. Debora ndanezerewe. Dore bazamera nk'ibishingwe. Mu yandi magambo barahari, ariko Imana yacu irabahindura nk'ibishingwe, ibanze batatanye, rya zuba biringiye ribatwike, ribumishe. Yego, baraguje inyenyeri. Ibaze kurenga bakarengaho, bageraho bakuraguza inyenyeri. Izi mbaraga uzumve, bakagiragurisha imbaraga z'izuba, bakajya mu byo mu mazi. Abo ni abadushitse, baradukaragisha ibibazo, badukaragisha uburwayi, ukibwira ngo ndwaye za hepatite, ndwaye za kanseri n'ibiki. Kumbi ni ibintu batwoherereje, ni ibintu byaje kugira ngo bigusubize inyuma, ibyo wakoreye bisubira inyuma. Bashyira urwango mu rugo, intonganya ziraza. Ariko ndashaka nkubwire ngo iyaremye inyenyeri, iyaremye izuba, iyaremye inyanja, imbaraga bari bihishe bazi ko bakoresheje ubuhanga buruta ubundi buhanga. Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo izindutse ivuga ngo barahinduka ibishingwe. Barahinduka ibishingwe, barahinduka ibishingwe. Icyo nzi nuko bari bahari kuko ijuru ribavuzeho, ariko uyu munsi birimo iby'umuriro,
birabakongora ngo bahinduke amakara twicaraho. Barahinduka icyotero. Ariko hari umuntu, yes, mama Denise ati akabo karashobotse. Yes, akabo kageze gute? Karashobotse. Aza umuntu ukuroga kwivugisha, uzi umuntu ukuroga kwigunga, uzi umuntu ukuroga kudaseka kuko ubura ibyishimo, uzi aya kata. Iri jambo rirabarangiza. Abarozi bakuzengereje batangiye barogesha ibyatsi, batangira birogesha utuntu. Ndashaka wumve noneho abarozi kabuhariwe, abarozi b'ibihangange barogesha inyenyeri, barogesha izuba, barogesha mu nyanja. Nta mbaraga batakoresheje ngo urangire. Ngo hari ijambo Imana ivuga ngo nzagukuraho igikombe cy'ibidandabirana. Igikombe cy'ibidandabiranya, ngo bakakudandabiranya, bakavuga ngo rambarara tukugende hejuru. Ugira ngo ni iki gituma badushika, badusubiza kudindira, ukadindira, ukajya ubona uri umugore ariko wasinzira ukibona mu bukobwa. Barabibishingwe, vuga ngo bahindutse ibishingwe, bahindutse ibishingwe. Uyu munsi barahinduka ibishingwe mu izina rya Yesu. Uyu munsi ni Imana ije guhangana n'imbaraga, imbaraga zikomeye, imbaraga rakataka, imbaraga zikomeye ngo bakadukagira we, bakagukagira, bakagukagirisha ijambo, ngo ntagashake, ngo ntagakikire, ngo ntakonse, ngo azazerera. Imana irabahindukiriye, ngo irabahindukiriye. Hari abantu bafite ubumara. Shaka mu muryango ufite ubumara, ukagendana n'umukazana ufite ubumara, ukagendana n'inshuti mbi ifite ubumara. Kaba afite ijambo, akanwa kari mu rurimi gutya rw'ubumara, ubumara. Imana Aburahamu na Isaka bakagukagira, wacuruza bikanga, umuryango wawe ntihagire umukiriya winjira, mu rugo rwawe ntihagire ibyishimo bihinjira, abana bawe bakabakagira, bakajya bibagirwa ibyo bize. Ijambo ryabivuze ngo bagakagira, ngo uko gukagira kwawe bakakwangisha abana, bakakwangisha umugabo, bakakwangisha abaturanyi, bakakwangisha, bakagukagira. Ninjye ubivuze, ni Bibiliya. Bibiliya iravuze ngo barakagira, bakagukagira. Ntazishime, ntazabyine, ntazanezerwe. Ugashaka urugo rwa mbere bakarukagira, ugashaka urwa kabiri bakarukagira, bakagukagira. Ukaba mu bibazo, kimwe kivaho ikindi kiza, ukagira ngo waremewe kuruha. Ukaba uvuye mu burwayi bwazo, ukaba uvuye mu gupfusha kwazo, ugateka ukwezi kugahora, buri kwezi bateguyeho ikibi gusa, ikibi gusa, ikibi gusa, ikibi. Ukagira ngo waremewe kuruha, ariko iminsi yabo, iminsi iba myinshi ikagira umwe. Uyu munsi ijuru rirabahindura ibishingwe. Ubivuge gutyo, babwire uti mba murabi ibishingwe. Ijuru rirabivuze muri Yesaya 4:7. Iri jambo niryo data ajya aherekeza. Sinitaye agace barimo, sinitaye ko bari mu kwezi, sinitaye ko bari mu zuba, sinitaye ko bari mu nyenyeri, sinitaye ko bari hasi mu nyanja, sinitaye imbaraga bakoresha. Ijuru riravuze ngo barahinduka ibishingwe, barahinduka ibishingwe. Sinitaye ku isano mfitanye nabo, sinitaye ku uburyo nziranye nabo, sinitaye umwanya ngirana nabo. Reketekerebo. Ijuru ribivuze muri Yesaya ngo barahinduka ibishingwe, barahinduka ibishingwe. Umuriro urabamanukira, bahinduka amakara.
barabanza bagacengera bakamenya uko wirirwa, bagacengera bagacengera, ariko imbaraga bakoresheje bacengera ni ry'ijuru naryo rikoresheje ribakongora. Abarozi bakuzengereje baguhambiriza ijana, ariko mu bindi byose najyaga numva abantu babivuga ngira ngo ni ya materimi y'Abanyarwanda, mushanga uriya muntu yarankagiye, hajya ngira ngo ni amaterima, ariko noneho mbyumvishe muri Bibiliya ngo uriya muntu yarankagiye, shango naranguye hari imari yabo irankagira, ngo inshuti yaje kunsura irankagira, nkajya ngira ngo ni amaterimi, ariko Bibiliya yavuze ngo baradukagiye. Fungura amadirishya babyumve, nibafungure. Umva, hari abantu bagiye gukagira umugabo witwa Daniel, nkanze mbanza baroze sha basi. Zana Daniel wumva ukuntu bakagira, baragowe, Imana irabakongoye. Uwo ni Ange Murekatete. Kudashaka, kutabona akazi, baragukagiye ngo utishyura inzu, barabibishinga uyu munsi, baratuzengereje. Uwo ni Jose. Ngo ariko se Jose nawe rero ntago unyubatse, uravuze ngo basubire iwabo, bagira iwabo se, basubire iwabo. Nujya wumva umurozi ujye uvuga kongora, nujya wumva Imana ihagurukiye umurozi abagiye gupfa, bagiye gukongoka, umuriro sura bakongora basubire iwabo, reka da oya. Yes, Odette Bwiza ati narize ndarangiza ngezaho umwanzi ashaka pe. Kwa Jinara Yesu abagukagiye bagiye kubibishingwe, barabibishingwe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu barabibishingwe, ibakongore Soni umutezi ngo ibateze ibisazi palikata ibisazi. Reka mbabwire, Imana yigeze yambwira ikintu cyitwa abasazi. Bano basazi tubona, dayimoni hari igihe zisaza abantu, zikabasaza, zikabanyuza mu masoko, zikabasaza. Kumbi ni strategy ya Satani kugira ngo ubatindeho, amaso yawe abarebe, amaso yawe nabareba ukurure, memoire yawe ikurura ubusa bwabo, ikurura ubushwambagara bwabo, kuko amaso yawe arimo kamera, niyo abika. Rero ntabwo agomba kubika abo basazi b'abadayimoni. Mu izina rya Yesu barakongoka. Ntibaba basazi utazajya uhura nabo ugakabuta. Ujya ubona nk'iyi kamera ifite akajisho gutya, iyi telefone yanjye ifite akajisho. Rero jya witondera ibintu byose binyura mu maso yawe. Reka ng'urugero, niba hari impanuka wabonye, ntabwo ushobora kuva mu maso. Iyo yibutse gato wibuka n'ukuntu yibaranguye, wibuka n'ukuntu wa muntu yapfuye, urabyibuka. Niba hari umuntu wawe wabonye yapfa, ntabwo ashobora, hari ahantu memoire yawe imubika. Rero Satani hari igihe akora strategy yo kugira abantu abasazi kugira ngo urebe ubusa bwabo, urebe ubwambure. Kizabikubwira abantu basara batyo, bajya mu masoko, bajya mu magare, bajya ahantu hahurira abantu benshi, kugira ngo abanyantege mu isi y'umwuka, abanyantege nke ibitekerezo byabo. Iyo nayo ni strategy y'abarozi kugira ngo bahuze ubwonko bwawe, nibufotora ibyiza buhore bufotora ibintu bibi. Mu izina rya Yesu barakongoka. Uvuga ngo murabibishingwe. Wigeze ubona umuntu uturana n'ibishingwe? Wigeze ubona umuntu wicarana n'ibishingwe? Ibishingwe barabitwika. N'ijambo ryabivuze, ntujye kure. Reka mbabwire, ndabizi ko abarozi batubabaje, ariko ntujye mu marangamutima. Igihe cyose ujye ureka Kristo niwe jambo. Kristo ni ijambo rigenda uko wari kurivuga. Yavuze ngo barabibishingwe, umuriro ubakongore. Nibarangiza baba amakara, ahubwo uvuga uti turabacanisha tubanywe mu kacyayi. Kabisa rekete koriba.
bibahindukire nasi ngo abo barozi bibasubireho, Imana ibakubite itababarire, bakubitire mu muriro mu izina rya Yesu. Yes, abarozi, abana, yes, abana, ibintu biri kuza mu mateleviziyo, ubusa, umwana agakura akabuta ibyo bintu. Ibyo nabyo tugomba kuzabisengera. Shaka inshuti yawe umubwire ngo abarozi barapfa, abarozi bakuzengereje bagomba gupfa, bakuzengereje. Ariko umva, abo barakagira, kagukagira uvuga ngo ugiye hanze ariko ntuzagerayo, kagukagira ngo urashatse ariko ntuzabyara, kagukagira ngo uracuruza ariko ntuzunguka. Bibiliya iravuze ngo gukagira kwabo, ariko urabyumvishe, gukagira abo uyu munsi Imana irabahindura umuriro. Kandi abo ntabwo abo tugendana nabo, bahora mu mazu yacu, turasengana. Yabona urimbye akagukagira, yabona uwishimye agakagira ibyishimo. Niko Bibiliya ibivuze ngo gukagira kwabo, gukagira bo baradanangira. Ukajya wibaza atari ko mperuka guseka ryari, barakagiye baragakongoka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Iri jambo rirabamara. Ukibaza uheruka gushima, ntusiba mu rusengero, uratura ariko barakagiye, inzugi barafunze. Ijambo riravuga mu Byahishuwe ngo ni njye ufunga ni nanjye ufungura. Izi ni imbaraga zakagiye, umuriro w'Imana uzikongore mu izina rya Yesu. Abadukagiye Imana ibatwike babe ibishingwe. Niko ijambo, dore ngiri Nema yabivuze. Yesaya, ni ijambo turi gusoma muri Yesaya 47 8 kugera kuri 13, 47 ngo ijambo nzarisoma neza kandi nitonze. Oreko sika risubiremo witonze, uryumve, wumve. Pastor, nabonye barahavye ifoto yacu ya mariage, ndabibonye mu mpemu dusengere, ari nesenge yumva. Yes, ifoto ya mariage nk'iyo, ayo mastati yacu niho bakura amafoto, ku mastati. Nababwira ngo stati shyiraho ijambo, shyiraho iyo linki, iri jambo Yesaya 47 rishyireho, nibazindukiraho bakongoke. Iyo linki ishyire kuri stati bakongoke mu izina rya Yesu. Inshuti zababwira ngo bakuzengereje bakongoke mu izina rya Yesu. Abagukagiye bakongoke mu izina rya Yesu. Abakuzi bakongoke mu izina rya Yesu. Barahinduka umuyonga. Mana we, baradukagiye ariko babaye ibishingwe, bashyizweho iherezo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Joseph ubu ndaritahuye neza, bakongoke niba ari abo muri famiye. Yes, nugera ku kintu cyitwa gukongoka, no santima mama, no santima papa, no santima. Bwira Imana ngo ntitaye ku cyo mpfana nabo, ntitaye ku isano mfitanye nabo, ntitaye ku bushuti mfitanye nabo. Wankagiye akongoke, wampagurukiye akongoke. Rekatakarababa yakatakayasika rekotakatakataka yokorebo sheketaka. Haguruka, senga. Icyamuga haguruka aho uri mu nzu yawe, icyamuga haguruka aho uri muri saro. Yakoreba sheketeke roko yabasokotaka. Cyamukava mu buriri nonaha, cyamukaba uparitse gato, cyamukagenda ukabwira Mwuka Wera uti kabakaba mu nyanja twika kongora, kabakaba reketekerebo mareko
kandelebo marika rabababa yekosokoto korobo. Vuge ngo rekotika, abifashishije inyenyeri, abifashishije ukwezi, rokota kayabo reketekere bababa. Kongora kongora, hagurutse umuriro w'Imana ubahagurukire nonaha mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imana y'umuriro bakongore, Imana y'umuriro bakongore, Imana y'umuriro bakongore, Imana y'umuriro bakongore mu izina rya Yesu Kristo we Nazareti, mu izina rya Yesu. Rekatakataka yakatakata yakatakatakata rekatakataka rekotakaya mazeketeke rekosikataka rokatakataka yakotokorobo. Mwabarozimwe, mwabarozimwe, murakongokana n'uburozi bwa Yesaya 47. Iryo jambo niryo mbakongoreyemo, murongo wa 6 murongo wa 8. Iryo jambo niryo mbakongoreyemo. Rebo seketakaya mateke seketaka. Kigitondo Imana y'umuriro bakongore, kigitondo Imana y'umuriro bakongore, kigitondo Imana y'umuriro bakongore mu izina rya Yesu. Murahinduka ibishingwe, murahinduka ibishingwe. Imana y'umuriro bahindura ibishingwe, Imana y'umuriro bahindura ibishingwe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Rabasatakaya mandala bosikataka zeketekere baba hekere masika tukurubushikataka rikazatakaya maseketekere baba hayayaya. Ye mumaze mwinezeza. Iyo ni Yesaya 47 murongo wa 8. Haravuga ngo mwarinejeje, barinejeje bakwaturaho ibibi, barinejeje bakubabaza, barinejeje baguteza ubukene, barinejeje baguteza icyangiro, barinejeje. Igihe cyabo kirarangiye. Mana y'umuriro bakongore, Mana y'umuriro bakongore, Mana y'umuriro bakongore mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesaya 47 umurongo wa 10. Imana iherekeza iryo jambo ngo kuko biringiye ubugome bwabo. Ukavuga ngo ntawe undeba, wabwire ngo Imana irakureba. Imana yaremye ijuru n'isi nonaha irakurebye, irakuzindukiye wa mugome we, irakuzindukiye wa murozi we. Ubugome bwawe buragukongoye mu izina rya Yesu. Biringiye ubugome bwabo, biringiye ubugome bwabo. Baravuga ngo ntawe ubareba, wabwire ngo iyo nizeye irakureba nonaha. Urakongoka, 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 urakongoka mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imana igusutseho umuriro, Imana yaremye ijuru n'isi igusutseho umuriro, Imana yanjye y'umuriro igusutseho umuriro. Yesaya 47:11 ngo nicyo gituma ibyago bikuziye, ibyago birakuziye. Rekotakatika. Haleluya. 12 ngo komeza ibikagiro byawe n'uburozi, ibikagiro byabo n'uburozi bwabo birabahindukiriye, birabahindukire. Ibikagiro bya bakagiye imitima y'abana ba, bakagiye imitima y'umugabo wa, bakagiye imitima y'ubutunzi bwa, barakagiye ibikagiro byabo, barakagira ngo barafunze, ngo baradanangiye. Uburozi bwabo buba Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. O rabashakataka rekatika. Bigiriye inama zo kugirira nabi, bigiriye inama zo kugusenya, bigiriye inama zo kugutatanya, bigiriye inama mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Yesaya 47, Yesaya 47:14 ngo dore bazamera nk'ibishingwe. Yivuge uti none ahangaha ndagukubitisha. Yesaya 47:14 mwoherejeho Yesaya 47:14. Mana herekeza iri jambo. Yesaya 47:14, Yesaya 47:14. Iri jambo bwira Imana y'umuriro. Imana yavuze ngo uko niko nzaherekeza ijambo
ryanjye. Rakataka, vuga ngo bahinduke ibishingwe, bahinduke ibishingwe, bahinduke ibishingwe, nonaha bahinduke ibishingwe, mana y'umuriro batwike. Rekatakataka, rekatakataka, ibirimi by'umuriro bimanukire. Duhagurukiye muri Yesaya 47, herekeza iri jambo ku barozi bakongoke, herekeza iri jambo ku bakagira bakongoke, herekeza iri jambo mu nyanja bakongoke, herekeza iri jambo mu kwezi bakongoke, herekeza iri jambo. Yesaya 47 umurongo wa 14, uyu munsi barabibishingwe, abarozi banzengereje barabibishingwe, abarozi baroga urugo rwanjye barabibishingwe, abarozi baroga umuhamagaro barabibishingwe, abakorera kuri uyu musozi barabibishingwe, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mana y'umuriro twika, mana y'umuriro twika, mana y'umuriro twika, batwike, twika, 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 mu izina rya Yesu. Haleluya. Ngo uwo muriro karabaye. Rekotakayaza, rekotakorobo, mandelebo shokotakaya, zeketekerebo, yakatakateka. Mwuka wera yigeze yavuga ngo twigobotore, igobotore ubumara bwabo bakongoke bonyine, igobotore ubugome bwabo bakongoke bonyine, igobotore ibitekerezo byabo bakongoke bonyine, igobotore imigozi bakubohesheje bakongoke, igobotore amagambo bakuzirikishije bakongoke, igobotore ibikagiro byabo bakongoke, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Iki gitondo ndigobotora, ndigobotora mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imana yanjye y'umuriro irabakongora, ibirimi by'umuriro birabakongora mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Rekatakataka, reketekarabo, abaguteje diyabete barakongoka, abaguteje kanseri barakongoka, abaguteje ubukene barakongoka, abaguteje inyatsi barakongoka, edwige barakongoka mu izina rya Yesu, abaguteje amarira barakongoka, abaguteje kwangwa barakongoka. Vuga ngo murakongoka mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Abakurwaje indwara z'imitwe barakongoka, abaguteje ibisazi barakongoka, abaguteje kwangwa barakongoka. Rakatakataka, babwire ngo murakongoka uyu munsi, murakongoka. Imana yanjye y'umuriro abakongora, Imana yanjye y'umuriro abakongora. Yesaya 47:14, uyu munsi murabibishingwe, murakongoka mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Igobotora imigozi bari barakuzirikishije, igobotora iminyururu bari barakuzirikishije. Ubwo ari data wabivuze, gira gutyo uti ndigobotoye. Igobotora ubukene bagushizemo, igobotore gereza bagushizemo, igobotore. Rekataka ya baba, uyu munsi zinduka ugira gutya, zinduka wigobotora, zinduka uhaguruka, zinduka ugenda. Rekatakataka ya baba baba, wakagenda genze muri iyo nzu yawe, genda genda. Igobotora iminyururu bashize ku maguru, igobotora ibitambaro bakuzirikishije, igobotore ibyo bahambirije amaboko ya. Rakataka ya boshekataka, igobotore ingoyi y'umwa, igobotore, igobotore. Rekayabo rebasika, rekatakatakataka, mareketekeya, mazakatakaya. Iki ni igihe cyanjye, ndasohokaho bankagiriye, ndasohokaho banzirikiye, ndasohokaho bamboheye, ndasohokaho bampambiriye. Mareketekere mama masakaya, rekotakaya bashika. Ndasohokaho umwanzi yashize ubuzima bwa, ndasohokaho umwanzi yashize ibyaha. Rekosikatakaya, mu izina rya Yesu. Igobotore,
gira gutyo uti ndigobotoye, ndigobotoye aho amagambo yanshize, ndigobotoye aho inzozi mbi zanshize, ndigobotoye aho nahambiriwe. Rekataka ya bababa yakatakatakata rekataka, ndava mu buzima bumwe, igobotore, igobotore zakataka ya bababa. Cagagura iyo migozi, ndashaka kumva mu kirere, ndumva hari ibintu biturika, ndumva hari imigozi iturika, ndumva hari imbaraga ziturika aho umwanzi yagushize. Reposika mataka ya baba maseketeke rebasakataya zeketeke, igobotore aho bashize ibitekerezo bya, igobotore aho bashize umubiri waho, igobotore aho sokorima rebosikatakaya hayayaya zeketeketeke rebotekeseke masekotika mandere basia motakayaya heri rerererere heri kerererere mosatakaya sika rimosotokoya mw'izina rya Yesu. Haleluya, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Yesaya ayayayayaya ayayaya solo koriba. Imana ikoze operasiyo ikomeye, Imana ikoze operasiyo ikomeye, Imana ikoze operasiyo ikomeye. Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo na Debora ushyireho nawe. Imana yanjye, Imana yawe, uvuga iyawe, ikoze operasiyo ikomeye. Imana y'umuriro iraturagurikije iminyururu. Ejo niriwe nakira amaudio rebo sitaramajekra, ejo niriwe nakira amashimo. Hari ibintu babagaburiye bibatsikamira ahantu, hari ibintu babambitse bibashyira ahantu, hari ibintu bababohesheje, ubuzima bwawe bwari bwarahagaze, ariko Uwiteka arakugobotoye, arakuze brovasika mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Ubuzima bwawe bugiye kugira ibisobanuro, ubuzima bwawe bugiye kugira igisobanuro. Hareboshikatakaya hayibasika reketo korima, ubuzima bwawe bugiye kugira igisobanuro, ubuzima bwawe bugiye kugira igisobanuro. Rebo sakatika, ndikumva ijwi rivuga cyane ko ubuzima bwawe bugiye kugira igisobanuro mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndashaka kumva za haleluya, ndashaka kumva haleluya, ndashaka kumva haleluya mu kirere. Reka munumve za haleluya, haleluya. Iminyururu ituragurike, haleluya. Amagambo ahinduka imiyonga, haleluya. Abarozi bawe bishingwe, zamura haleluya. Ndashaka kumva za haleluya, zamura haleluya, zamura haleluya. Ndashaka kumva rabasakatakaya reketekeyaba, zamura haleluya. None hazamura umuriro, zamura uwo muriro, umuriro wa haleluya, zamura haleluya. Yomatane n'umuriro w'Imana, bibyara ikibatsi mu nzu yawe. Reko shakataka, zamura haleluya. Yomatane n'umuriro, bibyara ikibatsi muri ubwo buriri, bibyara ikibatsi muri iyo saro, bibyare ikibatsi mu nzu yawe, mu kazi kawe uyu munsi. Haleluya. Fire in the name of Jesus, fire in the name of Jesus, fire in the name of Jesus. Reketeke yabashika hayayaya, zamura haleluya. Muriro wake, muriro wake aho ukorera, aho ugenda, zamura haleluya muri iyo nzu yawe. Muriro w'Imana wiyomekanye, network y'umuriro imanuke muri iyo nzu yawe. Rakataka ya baba yakasatakataka, zamura haleluya. Ndikumva haleluya rakazake, haleluya rebosika, haleluya zakatakaya n'izina rya Yesu. Hayayaya mosolo kotikara, haleluya. Umunsi ni fire,
umunsi ni fahe, ikirere cyabohotse, mugiye kubona amashimwe, mugiye kubona gutangaza gutangaje, mugiye kuririmba, aya ni amajwi ndi kumva, mugiye kuririmba indirimbo z'amashimwe, mugiye kubona imiryango ifunguka, mugiye kubona batabitabaga babitaba. Haleluya, mazala koshikataka, halalalala. Iki ni igihe cyawe cyo kwemerwa mu izina rya Yesu, iki ni igihe cyawe cyo gushakishwa mu izina rya Yesu. Ribozo kotakataka reketeke, iki ni igihe cyawe cya konegisiyo y'ijuru, ugiye kwikonekita n'akazi, ugiye kwikonekita n'amateka mashya, ugiye kwikonekita n'ubuzima bushya. Akira inzira, akira inzira. Hayayaya, abantu turi kumwe wagahagurutse ukagendagenda, akira inzira, akira inzira, akira inzira y'ubuzima, akira inzira y'amateka, akira inzira y'ubuzima. Rekaraba rebo zikitakatekataka rikataka yabosokotika rakatika rekotaka yabosokotika. Akira inzira, akira inzira, akira inzira, akira inzira. Haleluya, rabosokotika, mu izina rya Yesu. Akira inzira nonaha mu izina rya Yesu. Haleluya, alabasaka. Badushireho uburyo bwo gutura. Raboshakataka, bwira Imana ngo Mana, rebosakataka ya reko taka mazeketaka rebosakataka reko sepatika ramoseketa. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Uyu munsi ni umunsi ikirere gifungutse ku bana b'Imana. Uyu ni umunsi ikirere gifungutse. Rebosikataka marayiko sikataka, ubwo umwanzi aneshejwe, ijuru riratabara. Ijuru riratabaye, si ukubeshya, ijuru riratabaye ni ukuri. Ijuru riratabaye, si ukubeshya, ijuru riratabaye ni ukuri. Ijuru riratabaye. Lako zebori vorabo zakaribo zekre vorabra. Ibyawe byari byarafunzwe, ijuru rirataba. Abawe bari barafunzwe, ijuru rirataba. Yakorabo, ayo ni amagambo ndi kumva mbwirwa. Ibyawe byari byaraburiwe irengero, ijuru rirataba. Byari byarahagaze, ijuru rirataba. Reko shakataka mazere bosika, ubutunzi bwawe bwari bwarahagamye ahantu, ijuru rirataba. Reko shakataka reko seke, imiryango yari yarifunze, ijuru rirataba. Nonaha ijuru rirataba. Reka sapota rekiribo, ijuru riratabawe. Iki gitondo uratabawe. Roka sakateke, wakabwiye Imana ngo iri nishimwe kuntabara, iri nishimwe kunyiciye umurozi, iri nishimwe ku mukongo, iri nishimwe ku mboho, iri nishimwe ku ngobotoye. Mu izina rya Yesu ijuru rirataba. Marako sokotaka mareketekerebo marako shika, mu izina rya Yesu. Ubwira Imana ngo iri nishimwe, iri nishimwe Mana, iri nishimwe, iri nishimwe ry'imirimo nkoreye, iri nishimwe kuntabara. Untabariye kuri uyu musozi, untabariye muri uyu muryango, untabariye aha. Iri nishimwe kunkijije, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ijuru rirataba. Ubwira Imana ngo urakoze kuntabara, urakoze kundenge, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Yizere wongereho imirimo. Haleluya, kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Ubwira Imana ngo Mana, ijuru riratabaye, akazi kanjye karatabawe, ibintu byanjye biratabawe, inzu yanjye iratabawe, abana banjye baratabawe, urugo rwanjye ruratabawe, njye ubwanjye ndatabawe, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Iri nishimwe byature. Uvuge Mana, iri nishimwe ngo uhaye kuntabara. Iki ni igitambo ngo uhaye kuntabara. Mwami, iri nishimwe. Iki ni icya 10 ntanze kuntabara. Iyi ni inyubako ntanze kuntabara. Urakoze kuntabaye Mwami, urakoze kuntabaye Yesu, urakoze kuntabaye Jehova, urakoze kuntabaye Adonai, urakoze kuntabaye mu izina rya Yesu. Iri nishimwe Mana, iri nishimwe ntanze. Ala sala belengele mazata taka leke teke reke teke. Urakoze kutabaye urugo rwanjye, urakoze kutabaye proje zanjye, urakoze kutabaye
mihamagaro yanjye rakatoko rakazeke tika rakateke teke reke roko teka rikataka byanjye byari byarahagaze urakoze kuntabara rakateko rebo byari byaraburiwe irengero urakoze kubigaruye rebo sekitaka reko shakataka urakoze kuciye inzira mana urakoze kuciye inzira oribo sekitaka urakoze kunciriye inzira mu izina rya Yesu urakoze kunciriye inzira mosakateko ribo zakatoko masika iri nishimwe nguhaye uribwire icyo uyihereye Imana bwira Imana ngo iri nishimwe nguhaye kundengeye iri nishimwe nguhaye kunsubije iri nishimwe nguhaye kunyijije iri nishimwe nguhaye kunduhuye iri nishimwe nguhaye kwabankagiye bahindutse ibishingwe iri nishimwe nguhaye kungobotoye iri nishimwe nguhaye mazakotoko masikataka mu izina rya Yesu urakoze kuzitabaye ubuzima bwacu mu izina rya Yesu haleluya haleluya iyi minsi Imana ishimwe ejo nakiriye ishimwe ry'umuntu wari umaze igihe ngo yumva urutirigongo rwe yes urutirigongo ngo rwarahetamye ayo mashimwe ndaza kuza kuyazanamwe rwarahetamye ngo ariko ejo turi gusenga ngo ijambo ryangizeho ububasha ngo yumva umugongo uremye arambwira ngo niriwe numva nemye niriwe numva ahantu hari harigonze marikata ijambo rifite imbaraga iri jambo Yesaya 47 rize mu nzu yawe rikore operation rize mu kazi kawe rikore operation rijye mu kirere cyawe rikore operation rijye muri konte yawe rikore operation rijye muri proje yawe rikore operation wirirwa iri jambo urituma aho ibyawe byakagiwe aho byahagaze aho byadindiriye Yesaya 47 murongo wa 14 second chance nta kindi uretse ijambo ry'Imana Imana izajya iherekeza ijambo abarozi bakongwe ko tureba ijambo ryakoza akazi iri jambo riraza gukora akazi uyu munsi rirakora akazi muri konte ya uraza kubona ibintu byemera hari umuntu waduhaye message ukuntu yabonye abantu yaramaze igihe kinini nta mugabo nta abantu bose baramwibagiwe yarabaye ntabwo ngo reko yagiye kubona bamwibukiye rimwe ijambo rikora ku mitima ikakwibuka ijambo rijya mu nzu rikabyutsa umuntu akagutekerezaho mu izina rya Yesu ngo abone umwami w'amafaranga abone ayarakita Imana iherekeze rino jambo ku muntu wese wagukagiye akoresheje inyenyeri akoresheje izuba akoresheje inyanja aba ni abantu bakoresheje imbaraga zikomeye kugira ngo ubuzima bwawe budindire ariko iri jambo rirahinyuza uwo musozi wari umaze igihe urahinduka ikibaya bwira Imana ngo iri nishimwe ko imisozi yandushanga imbaraga uyu munsi baye ikibaya mu izina rya Yesu haleluya dusigaje umunota umwe cyangwa ibiri turashimira abantu bakomeza kudusengera mukomeze mudusengere muri second chance turabashimira tuzi ko isengesho rirusha imbaraga byose mukomeze mudusengere mutwatureho ibikomeye mutwatureho mukomeze mudushyigikire natwe tugume imbere dusenga ijuru riduhishurira uburyo bwinshi bwo gusenga mudushyigikire mutanga amaturo mutanga ibyacumi mudushyigikire imbuto yawe turabizi ko Imana izayivomerera mu izina rya Yesu Imana izayivomerera hari abantu nifuje gusengana nabo rebo satakita hari abantu nabuze kandi hari uwo nabonye hano Didine ndashaka gusengana nawe hari amazina ku bantu bagiye badushyigikira nari ndi gusenga ntabwo nkuzi ariko iryo zina ryaraje muri njyewe hari n'igihe wasanga nkuzi ahubwo wenda Imana iragira mu izina rya Yesu Mama Denise ejo nari ndi gusenga numva aya mazina
mfite n'ahantu nayanditse, hari agakarine kanjye hariya, agakarine sinzi niba wakabona, numve ko hari n'igihe wasanga bari hano, kandebere muri urumva rero. Dusengane marakaza katika Imana ibaha umugisha. Yes, Imana ibaha umugisha. Njya ngira igihe nkasenga, ko akenshi amazina ndayabona nkasenga nk'izina rikaza, Imana ikagira wenda ikimbwira, ariko iryo zina naryumvishe ejo ndi gusenga. Ntabwo nzi ngo uri he, sinzi ngo uherereye he, sinkuzi, ariko data araza kumfasha. Yes, Imana ibaha umugisha. Epifani Nyiragizwe nayo. Yes, Didine Nyirigira nayanditse ayo mazina nayanditse. Hari n'ayo nzi, hari ayo nzi. Sabine ndamuzi, nawe numvishe nkwiye kumusengera. Karongo turahorana, ibaze ko duhorana buri wa mbere, turahorana turahoberana n'umwinginzi. Ariko ejo numvishe ko mpatwa kumusengera, buriya hari impamvu. Imana ibahaze. Lidi muja w'urugo, ntago nkuzi, ariko ndashaka kugusengera. Jeannette nyina w'abeza. Monique tuvugana igihe, turavugana cyane, ariko ejo numvishe Mwuka Wera mpata kumusengera. Hari Juri we turanabana turabana, ariko buriya Mwuka Wera aba afite impamvu. Mu izina rya Yesu. Sonia, nibaza ko we ejo twarasenganye. Winnie turaza gusengana. Beatrice, ibaze natekereje uwitwa Betty, wambwiye ko uyu munsi musaraza, numva bano yes azaza ku cyumweru hano iwacu. Ibaze ko nari namwanditse mu bantu Mwuka Wera yanyoboye gusengera, none ngo numvishe yabwiye abantu ko azaza. Wibabara, oh my God, ariko se ko abantu wibabara, uziko wibabara nta munsi ntaravugana. Wibabara nta munsi simbizi, ariko ejo numvishe ko ngomba gusengana na Wibabara. We simbi umuririmbyi ni wabare, n'umuririmbyi se n'umubwiriza navuze ngo igihe n'igihe cyacyo. Wibabara, yes, ayo ni amazina. Teddy we twabivuganye ko tuzasengana. Dina Isabelle kandi twarasenganye, ariko numvishe ejo ijuru rinsaba gusengana nawe. Claudine Mukandamutsa, oh my raketa yarabashete kesekerebotika. Imana yo mu ijuru izi impamvu. N'abandi komeza Asumta n'abandi, Imana iraza izabishoboza. Ntabwo bose wagira wavuga ngo n'uyu munsi n'ejo, ariko buhoro buhoro biragenda biza. Ubwire nawe uvuga Imana, uze duconnecte cyane njye nawe, usanga ijuru rizakuntumaho. Imana kandi izabikora mu izina rya Yesu. Edwige nawe turaza gusenga. Ntago Edwige arimo muri bana, ariko twagombaga gusenga ejo hashize, ndamubura nawe arambura, ariko nta kindi Imana numva yampamagariye. Nta n'ikindi yarambwiye ngo ingingana n'abantu simba nzi. Hari ababisaba, hari abo Mwuka Wera anyobora, hari n'igihe Imana inyobora. Rimwe Imana yigeze yanyobora mu burasi, harya buriya Rusizi ni mu burengerazuba. Yes, burengerazuba se. Yes, mu burengerazuba. Inyoborayo irampa amatorero njya gusengerayo. Igeze yamnyobora ku musozi umwe njya kusengera. Imana igisiyobora kavuga ngo jya kuri uriya musozi. Narasengeye, Imana impishurira ahantu inzu yari irimo umudamu, umugabo yataye n'abana hafi 6. Oh my God, icyo gihe Imana yakoze akazi gakomeye. Hari igihe Imana ikohereza ku muntu wamusengera
ntabwo buri Imana ikubwiye umuntu nta nubwo wikebagura uravuga ngo gusa ndahari. Imana ibizi icyo ije gukora. Ugira na connection y'Imana, ugira umugabo witwa Simiyoni yaravuze ngo Mana noneho wasezerera umugaragu wawe kuko mbonye umukiza. Yari afite isezerano ryo kuzahura n'umukiza. Nawe ugira na connection nawe n'Imana kugeza ubwo Imana iri bubuza abantu. Bibiliya ivuga ngo Petero ngo aryamye, Paulo aryamye ngo abona Koroneliyo. Ibaze Koroneliyo ngo ari umugabo wubaha Imana, utayizi ariko uyubaha akayikunda kugeza ubwo Imana itsanga abakozi kuvuga ngo genda kwa Koroneliyo. Lakoti karabo. Haleluya, mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana yo mu ijuru iraza gukora akazi muhumuri. Amen. Haleluya. Abantu rero niba hari abantu navuze rero hano navuze nyine ubwo turaza gupanga akenshi nguha nyine nuza, ariko abo nyine niyandikiye ndabandika ngaka gapukayi nkabandika iryo zina nkaryumva nkandika gusa. Ijuru rikagira igihe rimwe ari igihe ryandika bigatinda, kera Imana ikazarizana cyangwa nkazahura nawe. Imana yo mu ijuru rero mukomeze mudushyigikire. Yes, mukomeze mudushyigikire. Habe nibati nukuri waduhesha umugisha hariya turi kubaka aho abantu bazaruhukira, abantu bazabokera. Waduhesha umugisha w'ibati, waduhesha umugisha w'imisumari, waduhesha umugisha w'abayede, waduhesha umugisha w'inzugi. Hari umuntu ejo wambwiye ngo ngewe ntanze ishimwe gusa uko ntazi ko ibikenewe, ariko nuva umutima mpaze ishimwe. Imana iguha umugisha. Ngo no ku makaro nzakora, hazaza amarangi, hazaza ibiki, ariko aho tugeze hahandi dukeneye. Ye niko ndikubwira abantu nkeneye inkoramutima y'Imana n'inkoramutima ya Yesu. Inkoramutima